birababaje kuba umuntu ashobora kuza akarira akaza akarira akavuga agahinda ke akatanga ubuhamya abantu bati hangane pole sana Imana izakugirira neza hanyuma ineza y'Imana yatangira kuza iby'Imana yakoze bakabyitirira shitani ese Imana izitirirwa ibikorwa bibi hanyuma ibikorwa byiza byitirirwe shitani umuntu azakena bavuge ngo ni Imana yabishatse nakira bavuge ngo ni shitani yabimuhaye bivuze ko ubwo shitani ariyo baba bashatse guha imbaraga ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yego kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro amen naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro naho niho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro dukomeze kandi mureke mbabwire umuntu utazanezezwa n'agakiza ngo anezezwe no kugira Imana muri we na bya bisubizo Imana nibibaha muzakomeza muri ba mujindiri muri ba kingurubi ntajya seka ahora yikosanta kuva amaso yanjye yamureba imyaka 30 irashize baba we niko yimerera rimwe kabiri gatatu bijya bikunda ibibazo rero by'inaha aho biva bikagera byose bifite ibisubizo by'inaha bifite ibibazo cyangwa se ariko burya n'ibibazo by'inaha nabyo bifite ibisubizo kubera Imana ahantu hose ugeze haba hari ibibazo uricara ukarira uti Imana nyagurira imbago Imana yazagura n'ubundi nduri kabinduru atiri ziriya paritema n'amabuno yacuruje ubwo surumva ibisubizo by'inaha nabyo bitarimo akaga urifuza kwambara neza urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu hakiyongeraho amasakoshi meza ya original imikenyero ndetse n'amabiju ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi Turikiya ndetse n'ahandi tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mama Charlene official mama kazi ni kazi ariko ry'ubura muntu ntiyazabishyira hejuru kuri logo oya tugahindura nyine oya ntago logo tuzayihindura kubera ko iryo jambo ni ry'uyu mwaka nzi mu wundi se bizagenda gute none umwaka utasubguza aba witwa nyine ntago mbizi mama kashi ni kashi tuhaye ikaze rero nshuti bakunzi bacu nkuko mugenda mudukurikira buri munsi mubitwereka mwandika komenti abakanze subscribe abaduha ibitekerezo abaduha akazi mwese tubahaye ikaze rwose kandi Imana ikomeze kubaha umugisha ngewe inyuma ya kamera ndi Gatama David ariko uyu munsi arivuga amazina yandi Mama Charlene mama cyangwa mama kazi ni kazi bivuze ko ako ushatse wazashyira no kundangamuntu oya nta muntu wakora ayo makosa hanyuma se umeze ute amakuru y'iminsi meze neza ndashima Imana ahandi ahantu hose hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo urebeye inyuma ngewe n'imbere meze neza pe hari indirimbo ivuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yego kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro amen
naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro naho niho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Dukomeze. No mu byago nzaririmba n'amahoro, Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro. Naho niragije nkuma muri Yesu Kristo nejejwe n'ubuntu wera ndamahoro. Nimba nanabicuritse ariko ibyo mvuze si bibi. Nta cyubundi jambo. Ubwo rero turi amahoro kubera Imana pe. Amina. Kandi mureke mbabwire, umuntu utazanezezwa n'agakiza ngo anezezwe no kugira Imana muri we, na bya bisubizo Imana nibibaha muzakomeza muri ba mujindiri, muri ba kingurube. Ba kingurube. Ayiwe. Kingurube ni umuntu bahimbye iryo zina bitewe n'isura ye. Ntajya aseka, ahora yikosanta kuva amaso yanjye yamureba imyaka 30 irashize. Baba we niko yimerera. Ariko iyo unejejwe no kugira Imana muri wowe, yego, ubundi kugira Imana byonyine ni umunezero, nta bindi bigiyeho. Cyakora kugira Imana, ukagira Imana ya Yakobo umutabazi, ni amahoro. Amen. Nta kintu kinezeza muri ubu buzima, nta kintu kiza muri ubu buzima kiruta kugira Imana muri wowe. Kuko iyo ufite Imana uba ufite amafaranga, iyo ufite Imana uba ufite kurama, iyo ufite Imana uba ufite ubwiza, iyo ufite Imana uba ufite icyubahiro, iyo ufite Imana uba ufite byose. Kuko nibidashoboka iyo ufite Imana birashoboka, nibidakunda iyo ufite Imana birakunda, nibitemera yego iyo ufite Imana biremera. Niyo wabiteye biramera kubera Imana, iyo wabicuruje birunguka. Iyo mbese kugira Imana nuko abantu benshi bayifite igice. Iyo ufite Imana igice nayo iza ari igice mu byawe. Iyo mpamvu uhorana amarira ukamera nk'umuntu utayigira, kuko ntiwigeze uyitunga yose, wayitunze igice nayo igutunga igice. None ibigira iti wayitunze igice. Iyo utunze Imana igice nayo iza ari igice. Ngewe mperutse gusohora icyigisho, nimba ari cyo nasohoye, nimba ari cyo nateguye, ndi kubwira abantu ngo Imana nuyikorana ntizakurimba. ngo ntago izakurimbana, ndumva nkizi. Kandi nuyirimbana ntizagukorana. Mbese Imana iyo uyifashe ukayifata nk'Imana yo kurimbana, yego, ntabwo ishobora yo kuzagukorana kandi wayirimbanye. Ayo magambo nawe ariko iyo uyikorana nayo iragukorana. Ubu dufite abantu bafite ukuntu bagenje Imana nayo irabishyura. Uko wayigenje niko yakugenje. Amafagitire yose. Iyo ufashe Imana ukayishyira hejuru, ntishobora kugushyira hasi. Wow. Iyo ufashe Imana ukayigira ngari, nawe kugira mugari. Wow. Iyo ufashe Imana ukayishyira hasi, nawe igushyira hasi. Iyo ufashe Imana ukayisuzuguza, nawe iragusuzuguza. Iyo ufashe Imana ukayiha icyubahiro, nayo irakiguha. Ibintu duha Imana itugabanyirizaho. Ndumviza ari poeme. Uko tuyigira niko itugira, uko twayigize niko yatugize. Ntabwo Imana ijya igira ibintu byo kujugunyanga no guha abantu batayikwiriye. Ntabwo ibiryo by'abana ijya ibiha imbwa. Ubwo imbwa nizihera byo kuzana utuvungukira wapi. Tubirebe mu mubiri cyangwa mu mwuka. Oya, turabireba mu abari mu mubiri, nibo nyine bitwirirwa tugirana ibibazo. Ariko hari ibintu bidahura, umubiri n'umwuka ntibijya bikorana. Yo mpamvu uvugira ibintu mu mubiri abandi bakabyumva mu mwuka, bagahita bashyiraho thumbnail, bikajya bihora bikocorana. Uraza kubona thumbnail zivuga ngo bise iki igobi. Ariko ari ibyo ngibyo ngiye mbafite ahandi, mbafite ikindi kirere ndimo. Yego. Rero ndamahoro pesha, ndamahoro ye baba we David. Uyu mwaka ndimo hari ibyifuzo nabwiye Imana ngo inkorere bitatu. Yankoreyemo kimwe. Hasigaye bibiri.
ariko ukwezi kuracyari umwaka uracyari hafi kuri mama Sharirene official mama Sharirene mama kazi ni kazi mama cyangwe dore nzamuye ibiganza hejuru mama kashi ni kashi nakuryo ni rya 2023 ndagushimye kuri rya shimwe rimwe nakubwiye nkubwira bya bintu bitatu wakozemo kimwe ndagushimye amen nta cyambuza rero kwishima kandi ngiye niyitarabikora mba nishimye yego ikindi dusuhuje abasirikare dusuhuje abaganga dusuhuje abarimu dusuhuje abamotari abashoferi abasirikare inkeragutabara abashoferi basuhure ariko ari abantu tutajya dusuhuza oya abashoferi n'abamotari basuhurije iki impamvu ngiye mbabasuhuje kuko nta uraguseseka muri ntuzi reka nze nkubwire barasi nabasuhuza ngaho kandi kugera aha uje na moto sinamwishyuye se ariko umuganga yugiye yaragukopa avesha nta mafaranga wabona uhemba umuganga bariya ntago bakorera amafaranga baritanga nta mafaranga wahemba umuganga ngo uyabone akwiriye imvune z'akazi yakoze nta mafaranga wahemba umwarimu akwiriye n'imvune z'akazi yakoze ayo guhemba umupolisi n'umusirikare ntago abaho ntiyaboneka bitewe n'imvune abo rero ngewe impamvu mbashyira ku mutima ni uko bakora akazi ko kwitanga naho umumotari ntago yitanga koko we ntago abafasha amagara yawe yashyize kuri moto nakubuzima sorry mbivuze mu kinyarwanda noneho cyakasamutwe yo arega amagara n'ubuzima mana yayisakana yako niko uriya muvugana ibiciro waba uri gukuraho na desa kuyo mwavuganye yaguta no muri Nyabarongo ntabwo rero nta n'inyinya basi shyiramo imiyaga no mu bashoferi yatwara abashuhuza tutanabasuhuza ari nicyo bibabwiye ni hari n'ubwira uti wambara ukagenda gake muta wayivuyeho sugatega iyindi oya byihorere mota wambara ukareka kudepansa hano ntago nyigisha gutwara dada urumva ye baba we nibagende ahubwo nta wabashobora usibye ya polisi ndi gusuhuza mu muhanda reka ngutere polisi yubahwe mu muhanda reka ngutere story iriya bisi nari ndi kujya Kampala ibiransize iyihe iriya ya Trinity kuvuga se ngo iriya ni iyihe Trinity nyine iriya bisi bita Trinity uravuze njango ni imwe yakoze impanuka oya ariko shadisi we kuki nk'aba bantu tutababwiye ngo Paul yababuze imiryango abantu bakoze impanuka bakarokoka n'imiryango yabuze abantu bayo muri iriya mpanuka tubahaye Paul ni ukuri nta kuntu batarokoka ngo harimo n'uduhinja twarokotse umunsi wawe utaragera ubaho baba we tubahaye Paul abarokotse iriya mpanuka n'imiryango yabuze ababo hariya biriya bintu biba bibabaje biteye agahinda ngaho nkomereza Paul kabisa nari ndimo nkubwira kuri iyo story tuvuga ko y'abamotari noneho nagize impamvu ariko zifatika wenda atari na ngombwa ko umuntu azivugira hano ndimo ndeba imodoka nyine hariya hakurya hari ukuntu iyo babonye ko igusize rero bari abajama ba Nyabugogo ahita akubwira ngo ngwino ukagira ngo agiye kugufasha ugusanga ari kukubwira ngo uzane 10 ngo winjire muri iyi ngwingira gusanga igatuna umutipe w'umotari baraje abarantwaye wagize ngo moto yaragendaga twaragiye essence ishiriramo mu ishyamba cyamba ryaheze mu ishyamba ry'inyumba ry'inyumba nyine tujya gatuna ayiwe shana wese ukunyishyuza amafaranga ngo ni mu 10,000 atakugejeje niyo ugiye ntangejejeyo ntiyanyuze kuri station kandi niyo mpamvu rese nabasuhuza nta kazi ko bwitangiye bakora baba we bitangiye ikizi ko umuntu ko bakorera ayo mwavuganye niyubaha ariko cyakoze naramugeneye ndamubwira nti ugende cyangwa ubyihorere nanjye ntungejeje aho njya ntutumye simfashe moto nawe hari abantu nyine bagenda babibaho banyuze hose birakwiye ko umuntu ikintu yemeje yakagikoze ariko ikintu mbakundira ari ukuntu agukorera ubwo bucuyi ntabwo ashobora kwirirwa atishyuye nawe
ari ukuntu bitotomba ngo polisi nari umumotari nabwina ariko nkubaze nk'ubu polisi itari mu muhanda twabakizwa n'iki ndamubwiye nti polisi iguhoye ubusa nibyo byiza ngo dore banyandikisha 3 nguze ubu ukuntu bahora banyandikira ntibakwandikira kuko wakosheje nisubu ngiye mfite ubushobozi sinakwandikira intamakosa ukora nkwirebera ingeho nakwandikira nkubye nka 3 twakomerezaho noneho tunamamaza tunakorera amafaranga nayo tugomba kuyakorera bayibonye ikanzu niyo muri Alpha Boutique n'uru rukweto n'urwo muri Alpha Boutique n'ahantu hari ibintu byose by'abagore n'iby'abagabo ngira ngo abantu bamaze kubimenyera hanyuma ikindi nyine tubafitiye apartment hariya Kicukiro yego turagura tukagurisha ibibanza turagura tukagurisha imodoka umanutse kuri Kamageni kandi rwose dushobora no kukubera manager w'ibintu byawe imitungo yawe cyangwa se ibindi bintu byawe bibyari inyungu udafite uko bimanaginga udafite uko bireberera kandi njya mbabwira ngo ibintu byagera mu biganza bya Mama Sharirene biba biri mu biganza byizewe ubwo rero ni karibu nushaka kugura ikibanza uzanceho nushaka kugurisha ikibanza uzanceho nushaka kugura imodoka cyangwa kuyigurisha uzanceho kandi ni wumva ufite ibintu byawe biri kwangirika ukeneye umuntu abibere manager uzanceho yego Yes, murabyumva rero ko mugomba guhama akazi akazi ariteguye gukora iri zina niryo rigiye gukora muri uyu mwaka utaha ntituzi ngo bizaba bimeze gute uretse ko natanze iryitwa ngo Mama Cash ni Cash nuko ubundi nibyo bigomba ariko ukunda ibintu byiza iryo zina nta muntu byanga nuko abibura ubundi umaze iminsi umeze neza wambara neza utubwira aho ugurira muri Alpha Boutique ariko ntekereza ko abantu bajya muri Alpha Boutique ari abantu baba barashubijwe pe uko biri kose birumvikana no kujya muri Nyabugogo utarashubijwe biragora muri Alpha urumva wahajya umunyabibazo nyine ntago bishoboka hanjye nkifite ibibazo ntaho narinzi ariko ubundi biba bikwiye ko niba hari intambwe wateye Imana yaguteje nawe ugomba gutera indi ukambara neza ugahahira ahantu heza ukaba umusirimu none se abantu bazahora basenga bavuga ngo Imana izatugirira neza bazabimenya gute ko bagiriwe neza ngo ndavuze nti ni byiza kuhahira muri Alpha Boutique cyangwa se kushobora gusa neza cyane ko iyo abarokore cyangwa se abantu bakunda gusenga basenga bavuga ngo Mana tugirire neza yego kandi nayo yazi kavuga ngo nzabagirira neza none rero kugira ngo umenye ko wagiriwe neza intambwe bayaguteje nyine nawe ugomba kuyimerita yes ni nkaho uvuze ngo ibintu ibyiza Imana iguhaye uba ugomba kubibamo nyine nkaho ari Imana ibiguhaye yes Imana niguha ubushobozi bwo kugura ikiro cy'inyanya ntukajye kugura inyanya zo ku mifungo yes gura ikiro niguha ubushobozi bw'inyama ntukajye kugura indagara kereka wazikumbuye niguha ubushobozi bw'inkoko gura inkoko ntukajye kugura intoryi ibyo nibyo ndi kuvuga niguha ubushobozi bwo kujya muri Alpha Boutique uramenye ntukajye aho mvuze mutazanyica ku muhanda ku itara yego mbese Imana niguha ntukiyime cyangwa Imana niguha ntukiyambure Imana niguha ibintu byiza ujye ubibamo Imana niguha amafaranga ujye uyarya yes kuko wiyima afatwa ngo nk'uwiyahuye yes burya ubu ni umugani w'Abanyarwanda hari abantu Imana iha ibyo yabahaye bakabipfusha ubusa uzi kugira ngo Imana ibe yaratanze ubushobozi mu rugo usanga abana birirwa bajya kururumba mu gasozi ahandi hantu ibyo barurumbiye ahandi ufite ubushobozi bwo kubibagurira ugasanga umuntu yahangayitse ati ibiryo byahako biryoshye ubwo nibyariye mu kabari kandi we mu rugo afite gushaka umukozi wabyigiye
yego wize akabimukorera akamuha n'ibihumbi afite 100 n'ubushobozi afite ubushobozi bwo kubikora yego akazajya arya neza ari uko yagiye muri resitora kandi afite kurya neza nijoro afite kurya neza mu gitondo no kurya neza nimugoroba yego ugasanga bimwe bamuteguriye hahandi runaka iwe mu rugo afite ubushobozi bw'uko yabitegurirwa n'umugore n'abana n'abashyitsi ariko ugasanga ari isufuza yashatse wa mukozi uturutse Nyamagabe utazi no gukoropa Nyaruguru Nyamagabe ni ku mujyi umwe ufata ibigori akabivanga n'imyumbati n'ibijumba n'ibishyimbo akabitogosa kandi afite ubushobozi bwo gukodesha umuhotereri umuntu wize hotereri ushaka kugukorera isuku neza akagutegurira iwawe hakamera nko muri hoteli kandi afite iki ubushobozi ahubwo akagerwa avuga bya biryo by'iwawe biraryoshye nzaza kurya iwawe kukiwe bitaryoha kandi afite amafaranga kuri konti kwa Masharirene muri aparite ukabona umuntu afite ubushobozi bwo kugura igitenge cyiza ariko yarangiza akajya kugura ya myenda yo muri terera hejuru hakajya hakubitana n'abagore bakubiswe bahondaguwe biriya bintu Imana y'ibibonye irababara kandi yaraguteje imbere kandi yaraguhaye ubushobozi yes abantu rero bajye babaho uko ubushobozi bwabo bungana ntago mbwiye abantu ngo bajye bareka kuzigama no kugira gute ariko nanone se rega byose wabikora bigakunda byose urabikora bigakunda kandi bivahe mu mutwe muri mind yego ukabana umuntu n'umukire ariko yicaye ku bitebe byapfutse igifirigo cye cyajemo ibiheri sogari firigo ijyamo ibihere ibitebe ubwo nemvuze ibitebe abana be bakaryama muri mondisi ukabona afite ubushobozi bwo gukora jaride ukabona inzu iheruka irangi akiyubaka umva mwabantu mujye mureka ubugugu ni mujye kuzimu ntayo muzajyana sibyo cyane mu ijuru ubundi hazaba hari no mu ijuru ntago tuzabijyanayo yego icyo nari mbikomoje urabona nkawe wambara neza uragerageza sorry mbabarire ndavuze ngo uragerageza urabikora oya ndagerageza oya reka mbivuge ngewe none uko tugugu tuntera reka mbivuge uko ndaba ndi kubifiringa neza urabikora ukambara neza kajya kubona ukabona hirya no hino ati yabaye umwibone nuko none ubwo bwibone abantu baba babona bo bari bwo cyangwa nuko ari kwa kundi umuntu aba yagize ka kagugu uvuze wakambara wenda usa neza abantu bakakwita umwibone yes mbara neza taye kibuno hari rero abantu babivuga ni babarwayi Imana ifite tugomba kurwaza babarwayi nkunda kubabwira barwariye mu bitaro bitandukanye ariko bakeneye ababarwaza nimba hari abantu bafite iyo myumvire umuntu akumva yuko kuba usa neza wakarabye uberewe ari ukwibona ariko ntumurenganye ntumurenganye niko abyumva niko abibona ni nako abifata ariko ngiye hari ikintu ntekereza Imana yaguhaye ibyiza ugomba kubibamo nk'ubu kera hari ukuntu twajyaga dukoresha urujyo mu musatsi urujyo ariko ruradefiriza niko numvaga bavuga nimba hari ikintu nibukaga urujyo hari urujyo abakire bagiraga ikintu cy'icyuma ushyira mu muriro kigashyuha ukagenda ugikoresha imisatsi noneho rero abakene ugafata amamesa bitewe n'ayo ufite cyangwa n'andi mavuta ugashyushya urujyo warangiza ukarufatisha ikintu cy'icyenda ukagenda ubabura umusatsi wasizemwe amamesa ibyo ngibyo ni ku iterambere ry'icyo gihe ryari rimeze ariko se ubu hari umuntu ugikoresha urujyo mu musatsi we yakareka gusa hari umuntu ugikoresha icyo cyuma mu musatsi we aho isi igeze kereka fofa adahari kereka fosi icyo rata fofo umupampe wawe fofo ni ipampe yanjye azi gukora naturere neza ubu ngubu kubikora biroroshye ushobora no gutanga igihumbi simbizi ngira ngo hatanga igihumbi cyangwa 5 umusatsi bakawurambura kubwikorana buhanga
rigezweho. none urwo rujyo ko dushaka kurambuza urujyo n'undi ari kurambuza icyuma n'undi yagiye muri saro ngo bamurambure kuki wumva ko gukoresha urujyo aribwo ntari umwibone najya gukoresha ikoranabuhanga nkaba aribwo nabaye umwibone. Habaho mukushi twajyaga dukusha umuza ariko iracyabaho n'ubundi irabaho ibaho ako semeruka kuyibona irahari njyewe ndanayitunga burya ubwo sukusha he kandi mbona ujya kwafuka yikoresha kuko umusatsi wanjye wakuze noneho do mukushi ubu hari ikoranabuhanga ry'ibisokozo bimeze nka mukushi. ubwo rero ibyo ngibyo ntabwo abo twabarenganya ubwenge bwabo niho bugarukira. Yego ni gute umuntu ashobora kumenya ko ari mu bisubizo cyangwa ibyo bisubizo ni gute umuntu yakitwara muri ibyo bisubizo? Ariko ubwo uri kumbwira ngo umuntu yamenya gute uko ari mu bisubizo ko kutambeshya waba wamenye uko uri mu bibazo ntumenye uko uri mu bisubizo? Byashoboka? Ntabwo bishoboka. Iyo umuntu arwaye arabimenya kuko hari aho ababara, ariko niyo akiza arabimenya kuko ububabare burashira. Iyo umuntu ashonje arabimenya kuko aba ashonje nyine, ariko niyo haze nabwo ubimenya ko wagize ute ko wahaze. Umuntu rero umenya yuko yashubijwe n'umenya yuko n'undi yari afite ikibazo, ibyo byo reka tuharenge. Ahubwo ikindi warumbajije uko ushobora kwitwara mu bisubizo kandi mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Uko umuntu akwiye kwitwara mu bisubizo, Imana iyo iguhaye ikintu icyo ari cyo cyose, Imana iguhaye ibishaka ko ukibyaza indi nyungu. Yego Imana iyo iguhaye amafaranga ibishaka ko abyara andi. Yego ibintu byose Imana iguhaye ikabiguha biturutse mu biganza byayo. Ibishaka ko ahantu hose uri no mu bintu byose uzabamo bizagirira Imana umumaro. Yego kwitwara neza rero mu bisubizo, nimba warashubijwe usenga yitatu ugasubizwa usenga itatu wayasiga uzi ubwenge aho kugira ngo ukureho n'umunsi umwe, ahubwo wakongeraho umunsi umwe. Aha niho bizakorohera ukajya uhora uzamuka ukazashiduka wanigendeye mu ijuru. Ariko gukora ikosa rikomeye ni ugusubizwa wasengaga itatu kubw'ibisubizo ugahita uyigabanya uterekanye igira ibiri, aho biba byagupfanye. Nimba ushubijwe wubaha Imana, ubanye n'Imana neza, rwana intambara yo kugira ngo ukomeze ubane nayo neza, nibwo ibisubizo byawe bizagira umumaro. Kandi nanone nimba nuramuka ushubijwe koko Imana yagushubije, ujye uhora uzirikana yagushubije. Uvuga uti ni iki nakora kugira ngo umutima w'Imana yanjye wishime nk'uko nanjye yanejeje uwanjye. Iyo ufashe amafaranga ukayahonga indaya amwe wasengeye, umutima w'Imana urababara. Ariko iyo wishyuye igihembwe cya minerivare cy'imfubyi, umutima w'Imana urishima. Iyo ufashe mu mafaranga Imana yaguhaye igusubiza ukiga kujya kuyanywera inzoga, Imana igira agahinda. Ariko iyo uvuze ngo ngiye kugura nk'intebe 20 mu rusengero, Imana iranezerwa. Yego Ugomba gushyiramo imbaraga ku buryo uya mafaranga Imana yaguhaye uyakoresha mu nyungu zawe, ariko ukayakoresha no mu nyungu z'Imana. Babyumva kuko ariko kuba mu bisubizo kwa nyako. Mu bisubizo. Yego Ntabwo ibisubizo bikwiye gukuraho communication yawe n'Imana. Nta nubwo ibisubizo bikwiye gukuraho ubusabane bwawe nayo. Ntago bikwiye gukuraho ibihe byiza ugirana nayo. Ntago bikwiye gukuraho discipline ufite. Uburyo wabanye n'Imana ntago bigomba guhungabanywa n'ibisubizo. Iyo rero ushubijwe ibyo bintu ntubikore, ugashaka kujya mu ruhande rw'ibisubizo, ibisubizo bikakubwira ngo urananiwe uryama udasenze, ushobora kubaho waba wibeshye ko abadayimoni batinya amafaranga. Abadayimoni ntibatinya amafaranga kuko barayagira. Rero ntabwo abadayimoni wabakangisha ikintu icyo ari cyo na kimwe, kuko ubakangishije amashuri baba barize, ubakangishije icyubahiro baba bagifite,
yego ubakangishije ikoranabuhanga bararyubatse nta kintu cyiyise abadayimoni batagira cyangwa badakontorora. Niyo mpamvu rero nimba nta kibakanga, ikintu ushobora gukangisha abazimu ni ikintu kimwe, yego ni imbaraga z'Imana zikoremo. Izo nizo batinya kuko ntazo bagira, nubwo ntabwo Imana bayizi, nubwo bakundana nayo. Iyo rero ushatse kuvuga ngo warashubijwe ukagira ibintu wimura muri wowe by'Imana, uba wakishe. Uba wakishe kuko igisubizo cyose kibinaha gifite ikibazo. yego Umuntu arishima ati amina, Imana yampaye, bayita gateguri yo gutwara bya bikamyo. Ariko burya iyo wicaye mu ikamyo wishimye ngo Imana yaguhaye iyo kategori yo gutwara ikamyo, burya iriya vora ubufasha urupfu. bafashe urupfu umuntu, ni urupfu ubu buri kugenda ukatana narwo. Ubwo se aho ngaho niho wagera ukiga kunywa ibisindisha sha, aho ugeze hose ukahatungira umugore, aho uruhukiye hose ukahasambanira, ngo nawe ngo warashubijwe kandi utwaye urupfu. Ahantu abantu ibisubizo byose ubona inaha bigiye bifite ibibazo. Yaragushubije iguha imodoka, ariko iyo modoka wicayemo hari igihe uyitwara ukamera nk'umuntu wicaye muri moruge cyangwa mu isanduku. Umuntu se ntabwo uri imodoka ikaba ari imwiyicira cyane. Ese ubwo icyo nicyo gisubizo? Ahubwo urupfu rwo rwose ni ukurugendaho, uri kwishimira ibiryo Imana yaguhaye ngo warashubijwe, ariko urya urupfu. Aya mavuta twirirwa turya ngo twarashubije, iyi mireti twirirwa tumiragura, ibi bintu byose. Noneho hari n'ukuntu bakubwira isukari, bakakubwira ngo no mu mbuto habamo isukari. Mu mbuto noneho ukavuga uti se nimba mu mbuto harimo isukari, no mu bisheke kaba ari isukari, nzanywa iki, nzarya iki? Ibyo turya n'ibyo tunywa ni urupfu. Uricara uti narashubijwe, Imana yampaye umugabo, ariko nawe ntabwo ujya wumva se umugabo wakubise agafuna umugore cyane, naho harimo urupfu, harimo ikibazo. Ntunakishima ati Imana yampaye umwana. Uzi ababyeyi bahora muri ribu bajya gusinya abana babo bibye, babafatanya urumogi. Abana b'ubu usanga ari umwana mutoya ariko ugasanga ni umujura ruharwa. Ababyeyi bagahora muri ribu, yibye bwa mbere umubyeyi akajya gusinya, ukagira ngo nibura arimo gusinyira masters, cyangwa ukagira ngo ari gusinyira umwana ngo azajye kwiga aho abandi bana biga, ugasinya umwana akajya iwawa. rimwe kabiri gatatu bijya bikunda. Ibibazo rero by'inaha aho biva bikagera byose bifite ibisubizo by'inaha bifite ibibazo. Ibisubizo by'inaha bifite ibibazo cyangwa se ibibazo ariko burya n'ibibazo by'inaha nabyo bifite ibisubizo kubera Imana. Ahantu hose ugeze haba hari ibibazo. Uricara ukarira uti Imana nyagurira imbago, Imana yazagura n'ubundi nduri kabinduru. Yes. Atiri ziriya paritema n'amabuno yacuruje, ubwo surumva ibisubizo by'inaha nabyo bitarimo akaga. Yacuruje amabuno aba muri etaje nkandi, nabyo bikazamo induru. Bakuzamura mu ntera mu rwego aho wakoraga, abasigaye hasi bagashaka kuguhanantura kuko aho wazamukiye nabo bifuza kujyayo. Yego. Ugira umugabo mwiza ukabizira bakamuhiga, turiya mugabo nanjye ya mbere uwanjye bigakunda. Wagira umugore mwiza uti ntukamutunge wenyine. Ibintu byiza dufite inaha hari abadashaka ko tubitunga. Uko ni ukuri. Ubyara umwana w'umuhanga w'umunyabwenge ati agira ubwenge gutabanje ari injishi. Washingiza cyane nabyo ukabizira. Ni gute ashyingije abakobwa batatu abanjye baraheze mu rugo nta n'umwe urasohoka? Ibisubizo by'inaha aho biva bikagera byose bifite ibibazo. Niyo mpamvu kwigumura k'Uwiteka ukamuvaho ni ukubara nabi. Ahubwo icyagirira umuntu umumaro uko atunze ibisubizo ajya ashyiramo n'Imana kandi biya mbere, kuko Imana niyo ibasha kuza ikagihangana muri bya bisubizo byawe ukabigumana. Ariko bene ngango bene gahini barumuna babere bakuri gaso bakumangura
ese abantu baguhora ukureshya bakaguhora ukuseka bakaguhora ukusa bakaguhora utaha bakaguhora uko iyo niko timwe ku bantu bari kudukurikira kugira ngo baba bari kubyumva neza. Noneho hari n'ukundi kuntu abantu bamenyereye ko abantu basenga ari abantu badutambaro umugani wa Joel ngo ni bagatambaro yana wabahazi mbese akabazi ko umuntu usenga ntago ari umuntu usirimutse. Rimwe na rimwe azasanga wenda umeze neza wambaye neza cyangwa se ubayeho neza utwaye niyo modoka cyangwa se ufite nayo mafaranga bakaba bavuga turi muntu yagiye kuzimu. Abantu bakorera Imana ni abantu baciriritse, ni abantu batagomba gusa neza, ni abantu batagomba kuba basirimu. Hari abantu Imana izakubita urushyi ku munwa birababaje birababaje kuba umuntu ashobora kuza akarira akaza akarira akavuga agahinda ke akatanga ubuhamya abantu bati hangane pole sana Imana izakugirira neza. Hanyuma ineza y'Imana yatangira kuza iby'Imana yakoze bakabyitirira shitani. Ese Imana izitirirwa ibikorwa bibi hanyuma ibikorwa byiza byitirirwe shitani? Umuntu azakena bavuge ngo ni Imana yabishatse, nakira bavuge ngo ni shitani yabimuhaye. Bivuze ko ubwo shitani ariyo baba bashatse guha imbaraga. Ariko hari ijambo nasomye rivuga ngo ni Imana ikenesha ikanakenura. Ni Imana ngo ikura umutindi hasi mu mukungugu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Niko nasomye ijambo ry'Imana. Rero abantu bafite imyumvire. Umuntu nagira ibimodoka bibyara ukururana ari umurokore baturiya yagiye kuzimu. Ese ko njya numva amasezerano menshi Imana ibwira abantu ngo nzakugirira neza, nzakwagura, nzakugira umukire. Kubera iki Imana ibisohoza bikitirirwa shitani? Ese nawe nibikubaho bizitirirwa shitani? Ongera uti se mushaka ko asohora ati ayo masezerano babajya ngo asohore gute? Umuntu Imana yashubije atunga umusatsi ungana iki? Umuntu Imana yashubije agomba kujya guhahira he? Muzakora urutonde mu bitubwire. Umuntu Imana yashubije ntago yemerewe gutunga umubare w'amafaranga ngahe? Umuntu Imana yashubije agomba gutura muri quartier yihe? Ibintu muzaze mu bitubwire. Mu nzi mezite kuko njyewe ikintu nzi ntashidikanya nuko dufite Imana ishobora byose. Amen. Kandi dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukura umuntu ahantu habikuri kandi kamugeza ahantu heza kure nanone. Niko nyizera. Yes. Abantu rero bagafata ibikorwa byiza ngo babyitirire shitani, hanyuma ngo bafate ibintu bibi babyitirire Imana. Ibyiza n'ibibi byose Imana ibyemera mu gihe cyayo. Yego. Yes. Ndatekereza ko ikiganiro twagisoreza. Ubundi butumwa wagenera abakunzi bacu hanyuma tugasoza. Ubutumwa nagenera abakunzi bacu nuko abantu bazajya basenga Imana nk'iyo gusengwa, bakubaha Imana nk'iyo kubahwa, hanyuma kandi abantu bakirinda gukora bakorera ku jisho cyangwa bakorera ku marangamutima y'abandi. Yes. Wowe nimba wumva ufite izo mbaraga uzanezeza Imana kuko niyo izabikwishyura. Naho gushaka kunezeza abantu uzarinda ugwa rwa ntambi batanezerewe. Ujye utinya abantu batajya banezezwa n'Imana yabaremye. Imana ikagufata ikakurema ikaguha icyo gihagararo, ariko umuntu ntanezezwe n'iyamuremye. Hanyuma wowe rero utaragize ubushobozi bwo guteraho umuntu n'urutoki cyangwa izuru, ntabwo ari wowe umuntu azaneze, ntabwo umuntu azakunezeza, nta nubwo azabyumva, ntibishoboka. Hanyuma ikindi, ngewe rimwe nigeze nibwirira Imana ntireka nkubwire, abantu waremye wamara kubarema ugahita wicuza icyatumye ubarema ukahita ubarimbura ukarokora ibisimba, ntabwo ari ngewe uzabashobora.
kandi ujye utekereza ikintu cyatumye Imana ijya gushaka aho itura igatura aho tutayireba. Nuko yari izi umwana w'umuntu bari kuzayisagarira ngo mu bintu Imana yaremye ku isi ikabirema. Imana ngo yaremye ibiguruka ibirebye ntiyicuza, irema ibigendera ku butaka ibibonye ntiyababara, irema ibyo mu mazi no mu mashyamba ngo ibirebye ngo yishimira ko yabiremye. Ariko ngo igeze ku mwana w'umuntu ngo yicuza icyatumye irema iki umuntu. Umuntu Imana yaremye nyuma ikicuza icyatumye imurema, ikavuga ngo mu mukungugu yo nkuramo inyoni nyinshi, ikavuga ngo mu mukungugu yo nkuramo intare nyinshi, mu mukungugu yo nkuramo ingwe nyinshi. Kubera ko mu bibazo Imana yigeze ntago iragirana ikibazo n'ibiguruka n'ibisimba, ariko yakigiranye n'umwana w'umuntu. Kandi Imana irema umuntu, Imana yageze ku muntu iramukora, iravuga ngo muntu ngiye kukurema mu ishusho isa nanjye, kandi ibi bintu byose ngiye kurema nzaguha ubushobozi bwo kubitegeka. Umuntu imutandukanya n'ibisimba ngo kuko yamuhaye gutandukanya icyiza n'ikibi, ariko imugezeho yicuza icyatumye imurema. Muntu rero nkurikiranye kuri Mama Sharirene, mu buzima bwawe uzakora ibintu bibiri. Uzanezeza Imana, unezeze n'umutima wawe. Abandi bo bazishime cyangwa barire. Kibi nuko barira ari wowe barijishe. Murakoze cyane abari badukurikiye. Nakagaruka hano kuri Mama Sharirene Official. Mwongere mwibuke gukanda subscribe, like, share, comment. Ikindi mujye guhahira muri Alpha Boutique, na nimero za telefone ziriho. Ikindi amaparitema nayo arabategereje, bakiriya beza. Mama Kazi ni Kazi, manager mwiza w'imitungo yanyu. Mbese cyakoze uri Kazi ni Kazi nkurikije n'imishinga mbona n'ibintu byose uyobora, harimo n'ibihumyo byibagije abantu inyama mu minsi mikuru. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.